bimenyekane ko ari wowe Mana gusa, nta yindi Mana iriho ihwanye nawe. Izindi nta mirimo nta n'imigambi zigira, nta yindi Mana iriho ihwanye nawe. Mana bimenyekane iki gitondo, bimenyekane ko ari wowe Mana gusa, nta yindi Mana iriho. Izindi ntayo gambi zigira, nta yindi Mana iriho ihwanye nawe. Mana nibimenyekane ko ari wowe Mana, nibimenyekane iki gitondo Mana, nibimenyekane uyu munsi Mana, nibimenyekane ko ari wowe Mana, ko ari wowe Mana itanga ubuzima. Nibyongere bimenyekane. Hari umunsi wigeze kubikora, Eliya yaraguhamagara akubwira ngo nibimenyekane ko ari wowe Mana isubirisha umuriro. Turasenze Mana ngo uyu munsi byongere bimenyekane, nibimenyekane mu buzima bwacu gitare, nibimenyekane aho dutuye, nibimenyekane mwabo tuvukana, nibimenyekane aho dusengera, ko ari wowe Mana nzima itari bayari, ko ari wowe Mana nzima itegeka bigakomera, ko ari wowe Mana nzima karuhura, ko ari wowe mukiza. Nibimenyekane ko ari wowe ubabarira ibyaha Mwami bigasibangana. Nibimenyekane ko Yesu yamenye amaraso ku bwacu. Nibimenyekane iki gitondo Mana, byongere bimenyekane, bimenyekane ku mazina yacu, bimenyekane ku rubyaro rwacu, bimenyekane ku buzima bwacu, bimenyekane hafi na kure ku Uwiteka ari umukiza kandi abamwiringiye batazamwara. Bimenyekane ku Uwiteka ari umutabazi kuba mushakana umwete. Bimenyekane ku Uwiteka umushikamijeho umutima aba amahoro. Bimenyekane ko umwiringiye ntacyo azaba. Bimenyekane ko mu mbabazi bishoboka. Bimenyekane Mana mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Mana ko uyu munsi biri bumenyekane, ko kuri buri saha y'uyu munsi biri bumenyekane, ko no kuba tubyutse bimenyekanye Uwiteka ko ari wowe ukomeye. Ku bwa Satani yatumira bunguri, ku bw'abakozi be n'ingabo ze tuba twarapfuye, tuba twasinze ntitubyuke, ariko kuko tubyutse, haleluya, biramenyekanye we ku Uwiteka ari we Mana. Haleluya, biramenyekanye Uwiteka akiza uwo yasize. Biramenyekanye ko Uwiteka ashyira ikuzimu ndetse agakurayo. Biramenyekanye ko Uwiteka ntawamwiringiye ngo akorwe n'isoni. Turagushimiye Yesu, habwa icyubahiro. Wumve gushima kwacu, wumve gusaba kwacu uyu munsi, wumve kwinginga kwacu, wumve ibyo tukubwira. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Haleluya, 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 amen. Reka dusome Yesaya 49 umurongo wa 22 kugera ku wa 23. Haravuga ngo ku murongo wa 22 Umwami Imana iravuga iti, nzaramburira amahanga ukuboko kwanjye, nshingira amoko ibendera ryanjye. Nuko bazazana abahungu bawe babumbatiwe mu gituza, n'abakobwa bawe bazahekwa ku bitugu. Abami bazakubera abaso bakurera, n'abamikazi bazakubera abanyoko bakonsa. Bazagupfukamira bubamye hasi, barigata umukungu bwo ku birenge byawe. Nawe uzahera kumenye ko ndi Uwiteka, abantegereza batazakorwa n'isoni. Umwami ashimwe, umwami ahimbazwe, umwami ashyirwe hejuru, Kristo yubahwe. Ndagira ngo uyu munsi ubwire Imana ngo Mana umanikire ibendera, kuko ukuboko kwawe kwahagurutse. Umwami Imana yavuga iti, nzaramburira amahanga ukuboko kwanjye, nshingira amoko ibendera ryanjye. Banga iyo ahantu ubundi hari ibendera bigaragaza ubutsinzi, bigaragaza ko Uwiteka yatsinze, bigaragaza ko aho hantu icyo gihugu cyatsinze, cyo gifite ububasha, cyangwa se aricyo gifite ubuyobozi, cyangwa se aricyo gifite ubutsinzi, cyangwa se aricyo gifite autorite y'aho hantu. Rero Uwiteka iki gitondo cyangwa se uyu munsi
ibendera rye arimanike bimenyekane mu buzima bwacu, nk'uko umuririmbyi yavuze ngo Mana bimenyekane ko ari wowe Mana, bimenyekane udutsindishirize, bimenyekane utumanikire ibendera ry'ubutsinzi mu buzima bwacu, ibendera ry'ubutabazi, ibendera ryo kunesha. Ngo nuko bazana abahungu bawe babumbatiwe mu gituza n'abakobwa bawe bahekwa ku bitugu. Nukuri Uwiteka ntagazana urubyaro gusa, ntagazana abahungu n'abakobwa, hari n'ibyacu Uwiteka tuzanira. Haleluya. Hari n'ibyacu ari byo twanyazwe Uwiteka tuzanira. Rero bimenyekane Uwiteka kari ukiza, kari utuzanira ibyacu, ibyo twatakaje, ibyo twabuze, ibyo turindiriye. Uwiteka niwe ubiduhesha, abituzanire, bitugereho, bimenyekane ko Umwami yadutabaye. Ngo abami bazakubera baso bakurera, ngo n'abamikazi bazakubera ba nyoko bakonsa. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko hari abantu bakomeye dukeneye mu buzima bwacu. Hari abantu bakomeye cyangwa se b'abanyacyubahiro bari aho hejuru bafite ibisubizo byacu. Abo bantu baze bimenyekane, baza n'ibyo bisubizo bafite, baza n'iyo migisha yacu batwaye bayiduhe, baza n'ibyacu bicaranye babiduhesha. Iki ni igihe cyo kubona ibyacu mu izina rya Yesu. Bimenyekane Uwiteka ko ari we Mana. Iri sengesho ryasenzwe na Eliya. Eliya ubwo yajyaga gukuraho abahanuzi ba Bali, we yarasenze. Abahanuzi ba Bali barasenze barakotsora kugeza ku mugoroba, ariko Eliya waraza aravuga ngo Mana bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Abantu bari barataye Imana bajya mu bindi, bimenyekane. Byaramenyekanye, umuriro uramanuka. Natwe dukeneye ko bimenyekana mu buzima bwacu, ibendera ry'ubutsinzi rikamanikwa. Dukeneye ko bimenyekana mu buzima bwacu. Abakomeye, abami tuzwa ni abantu b'abanyacyubahiro, ni abantu b'abayobozi, ni abantu rwose baba bafite. Abami bundi baragaba, umwami aragaba, ko bafite ibintu byinshi, bafite byose, umwami aragaba. Rero baze turabakeneye. Abakomeye turabakeneye, bafite ibyacu turabakeneye, bafite inzira zacu zo gutabarirwamo turabakeneye, bafite uburyo bwacu. Niba ari Imana, kuko hari Imana ibicisha aho ngaho, baze tubone ubutsinzi bw'ibyo kuturera cyangwa se byo kuturerera. Abamikazi bazakubera ba nyoko bakonsa. Tubone ibyacu twasezeranije ngo bazagupfukamira bubame barigata umukungugu wo ku birenge byabo. Hariho icyubahiro, uku ni ukubahwa, n'ukomeye, n'uworoheje. Imana ibisohoze ku buzima bwacu. Iki gitondo hari igisuzuguro Uwiteka agikureho, bimenyekane. Agushingira ibendera, nshingira ibendera kure y'igisuzuguriro icyo ari cyo cyose, maze twubahwe kandi twubahishwe mu bakomeye no mu boroheje. Haleluya. Ngo nawe uzahera kumenya yuko ndi Uwiteka, bantegereza batazakorwa n'isoni. Haleluya. Hari ibintu Imana ikora bakavuga ngo Mana uyu ni wowe utambutse. Ibyo nibyo Uwiteka agiye gukora. Ngo nawe uzahera ko umenya ko Imana igusigira ibendera uyu munsi, Imana ikibendera ry'ubutsinzi, Imana ikibendera ry'ubutabazi, Imana ikibendera hafi na kure. Haleluya. Bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana mu buzima bwacu. Bimenyekane ko Data ari umukiza w'ubuzima bwacu. Bimenyekane ko Imana abayitegereza, abategereje Yesu, abategereje ubutabazi buva ku Mana, abirwaniriye byo ntibirimo. Oya, ibingibi birahabwa abategereza Imana, kandi abamutegereza bagategereza Uwiteka nta soni zizabakora, nta soni ziri budukore, kuko twategereje Imana kandi turacyayirindiriye. Hari ibyo tugitegereje, hari ibyo turindiriye ko abami n'abamikazi batuzanira. Hari ibendera ry'ubutsinzi Uwiteka yamanutse uyu munsi, yahagurukiye kumanika uyu munsi, muri iki gitondo, kuri uyu munsi. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mwami, turi hano igitondo, reka bimenyekane hafi na kure, bimenyekane mu miryango, bimenyekane aho turi, bimenyekane mu bihugu turimo ko Uwiteka ari wowe Mana. Uwiteka ni wowe Mana. Imana ikibendera, uduha gutsinda, uduha kunesha, udutsindishiriza. Haleluya. Tukagendera mu butsinzi, bwa butsinzi bw'igorogota bukomatana n'ibirenge byacu bikamenyekana. Ntibuhere mu mwuka gusa, ahubwo bukaba buboneka mu buzima bwacu. Ugenda udutsindishiriza, ugenda utugirira neza Mana. Haleluya. Rambura ukuboko kwawe Mana,
rambura ukuboko kwawe gukomeye gukiza, rambura ukuboko kwawe mwami gushinga ibendera, rambura ukuboko kwawe mwami twongere tubone ikiganza cyawe, rambura ukuboko kwawe mwami ubuzima buboneke, rambura ukuboko kwawe mwami amahirwe yacu aboneke, rambura ukuboko kwawe mwami intsinzi mu buzima bwacu iboneke, rambura ukuboko kwawe mwami imbaraga zawe ziyongere zikore, rambura ukuboko kwawe mwami wongere ugire neza, rambura ukuboko kwawe mwami wongere ugaruke. Haleluya, 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 haleluya. Rambura ukuboko kwawe aho twari twaraneshejwe, aho twari twarananiwe, aho twari twarasubijwe inyuma, aho twatsindwaga, rambura ukuboko kwawe kudushingire ibendera, kudushingire mwami Yesu ubutsinzi, tugendere mu ntsinzi, dukorere mu ntsinzi, iyi ntsinzi y'igorogota tuyibone no mu buzima bwacu, tuyibone tuyigenderemo, tuyirwemo, ya ntsinzi yawe utanga bikamenyekana Mana. Haleluya, menyekane Uwiteka, kuko uwo washingiye ibendera nta waza kumurwanya, uwo washingiye ibendera nta wamunyeganyeza. Haleluya, turasenze Mana, hari ibintu byacu tudafite, ibyo bize kuko wavuze ngo uzazana abakobwa bawe n'abahungu, hari n'abantu bacu mwami ubazane nk'ukuri wazanye abahungu n'abakobwa babumbatiwe mu gituza, abandi bahetswe ku bitugu, uzane mwami, hari ibyacu, hari imigisha yacu turindiriye, reka ibyo byose bize mwami, abarindiriye urubyaro ruze, barindiriye gutabarwa kuze, barindiriye ibifatika bize, barindiriye ibyo mu mwuka bize, mu izina rya Yesu. Kuri Imana ikora muri domene zose z'ubuzima bwacu mwami Yesu, turasenga uduhuze n'abakomeye turabakeneye. Hari abakomeye bafite inzira zacu, hari abakomeye bafite imigisha yacu, hari abakomeye Yesu washyizemo imigisha yacu, abo ngabo duhuze nabo mu izina rya Yesu. Uyu munsi bimenyekane ibendera ry'ubutsinzi kuri aba bantu rigaragare mu izina rya Yesu. Twubahishe Mana, bazapfukamira ngo bubame bari gato umukungu. Yesu twubahishe mu nzira zacu z'uyu munsi, twubahishe mu buzima bwacu, twubahishe imyaka yacu dusigaje kubaho, twubahishe aho turi hose ku isi, twubahishe, ubahishe urubyaro rwacu, ubahishe abo twubakanye nawe, ubahishe buri muntu wese mwami uri bwumve iyi video, uzumve iyi video, mu izina rya Yesu. Twubahishe muri byose, twubahishe ko abakumenye uri Imana igira neza, ingororano z'umukiranutsi n'ubukira, icyubahiro n'ubugingo mwami Yesu ushimwe. Haleluya, turagushimiye kare utugiriye neza, ko twagutegereje, ko tugutegereje mwami, turagutegereje ku manywa, turagutegereje mu gitondo, turagutegereje nijoro, turagutegereje duteze ibiganza, turagutegereje mwami, kuko uri Imana isubiza. Cyonzi cyo nuko isaha yawe igeze utajya ukererwa, kandi uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana idahinduka. Turagushimiye Yesu, himbazwa uyu munsi bimenyekane Uwiteka kuba gutegereza badakorwa n'isoni, ahubwo bashingira ibendera, ahubwo bimenyekana ko Uwiteka ari wowe Mana, ahubwo umuhesha icyubahiro abakwiringiye bakagutegereza Mana. Turagushimiye Yesu, bimenyekane ku masaha y'uyu munsi, bimenyekane kitava ku Mana cyose kiveho, ahubwo ibendera ryaba ari ryo ryamamara, aba ari ryo ryonyine riboneka ry'ubutsinzi ku buzima bwacu. Urakoze Yesu, amen. Shalom shalom, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Wibuke gukora subscribe na share, ugira abantu byukije bongere bashaka Imana, baza imbere y'Imana. Imana ibamanukira ibendera, Imana irambura ikiganza cyayo kuri, Imana ibagirire neza. Iki ni igihe cyo kongera kubona Imana. Money.